nice eyes on show. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. I can be your soldier. O'er the fields we go, laughing all the way. Oh, I love this feeling. I hope it doesn't fade. Utumamba umutki w'imbuto ryani nyama. Oh yeah. Find a twist to ride and sing a sleighing song tonight. Hey, jingle bells, jingle all the way. Rego umutwe nawe uri ku mubiri none se ari ama video wakubitaga ako uzi icupa bakubita mu mutwe w'umuntu mukabara umutwe ugasandara wo kuri foto ukarijoma mu mubiri. Ibintu bikomeye n'ubwihebe buriya Emery n'ubwihebe nagutinya. Agutinya cyane hose. Afata icupa muzambaguramo uzinga icupa wabonye umubiri wawe ari mugari ugira ngo wabaye ikese. Yo, my people, today it's your shop boy DJ Sky Missy Move. Yeah, Pablo Pavita Pachano Makadana Tigre Kaskopista. It's your back and shop boy, back and boy. You know the Shina Divani the Queen, your shop oh. Yeah, DJ Sky Missy Move. Yo, my people, mumeze hamte ati mumeze fresh, mumeze neza ati kanizere ko umukunzi cyane Sky Show umeze neza, umeze fresh, umunsi wawe uri kugenda neza cyangwa se weekend yawe iri kugenda neza cyane. So rero for right now tuje muri update new isanzwe aho nguzanira updates zigiye zitandukanye aho tugiye kugaruka ku muhanzi Bruce Melody, tukagaruka kuri wa mukobwa wanyu wakomeje go traininga kuri no mihanda ona undi mukobwa n'umukobwa witwa Emeline ati Ishang Emeline aho hari ama update ari kugenda avuga kuri abo bahanzi bagiye batandukanye haba mu Rwanda n'abo hanze ndetse n'izi ngo ndangamirwa ngo ziri ku mihanda hano ku mihanda ya Kigali. So rero tudatinze ni update zivuga ku muhanzi Bruce Melody, aho Bruce Melody kabisa birimo biravugwa yuko indirimbo yaba afite imwe muri zo yateguye iri mu ndirimbo yategura zigiye zitandukanye muri album yiwe, akaba harimo indirimbo ngo yaba yarashishuye agendeye kuri vibe cyangwa se kuri mood y'abana y'indirimbo y'abana. So rero iyo na indirimbo ni indirimbo yiwe navuga ngo ugomba kuba wajya kureba se ubundi wagwani koko ibi bintu koko bari guhuza koko nibyo. Natanya mbereka ama introduction yazo nawe ukurikiye koko nimba uri umuhanga cyangwa se nimba uzi kumva ibintu bijyanye na music n'ibintu bijyanye no gushishura, urahita utega amatwi wumve neza nimba koko izo vibes zihuye z'iyo ndirimbo. So abahanzi bacu mu Rwanda n'abahanzi bananiwe kuba bajya gutekereza mood yabo nziza bazanira abantu, ahubwo bajya kureba ibintu nk'ibyo byose abashishura umuziki w'abandi cyangwa se bajya gushishura ama project y'abandi. Ntago bo ari abantu bashobora kuvuga ngo twice creating ikintu duhereza abantu, twice turebe se ni iki kintu abantu koko bakagikunda. Ni gute umuhanzi nk'umu legend nka Bruce Melody ko agenda hari agakora boro nk'iriya ashingiye ku bintu byo kuvuga ngo ni indirimbo ngo y'abana ngo ya cartoon n'iki cyangwa byakunda no lyrics gari muri ndirimbo nayo yayakuyemo si modu gusa oya agaye modu gusa ahubwo ari na lyrics yayakuyemo. Iyi ni indirimbo tubona muri style zo kuvuga ngo n'izandi zigisha abana, za ndirimbo abana bumva like mu gihe bakiri mu myaka yo hasi, za ndirimbo zibarera noneho ugasanga nk'umuhanzi nka Bruce Melody agiye gukora vibe ku ndirimbo y'abana. Imagine umuhanzi tuzi dukunda dufana twemera pe akaba afite indirimbo yasohoye ayikuye muri mood y'abana. Nagwaye fact aho hejuru kabisa, wiyumvire nawe urubuze gukuramo icyawe umbwire se Sky ibyo mvuga koko ndabeshye. Kandi umuntu akajya akavuga ngo niyo umuntu ushaka kuyobora industry nyarwanda
ngo niwe muntu ngo ushaka ngo kuba yakaba ngo yakitwa ngo umwami w'uno muziki. Kweki washaka kumva yuko ugomba kwitwa kuba uri umwami uyoboye industry y'umuziki nyarwanda, kandi ntabyo ufite byo guhereza abanyarwanda bizima, ntabyo watekereje, nta gihangano cyawe kizima twumva. Aribyo duheruka kumva ejo bundi twumva arimo araririmba ngo ndi umusinzi, ngo ndi umusambanyi. Imagine umurigenti nk'uwo ushaka gukaba umuziki ugenda hari akaririmba ngo ni umusinzi, ngo ni umusambanyi. Ariko ariko sha rubanda baranashoboye, ukajya ukaririmba ngo yaririmbye ngo ukira indirimbo yiwe ngo ndi umwe, yarimo aririmba ngo iki yango nkangana. Nyumvira ukaba uri umuntu ushaka kuba yakaba umuziki, ukajya gukora umuziki nk'uwo. Twebwe twige kumenya ngo se ni ikihe kintu dushobora gukora kizima kiri professionality, kugira ngo abantu bakomeze ko bavuge yuko nyoboye, cyangwa se banakomeze banangiye icyo cyizere ko nayobora umuziki. Ese ubu amanota nari kuyatakazara asigaye ajya gukora umuziki akawukora muri vibe z'abana. Ejo tuzatwumva yagiye muri za ngona gugu ariho arimo arakora vibes, kandi ngo ni umurigenti. So tumukapinga tumurenge turebe izindi update. Ni update ziri kuvugwa yuko Emeline indangamirwa yacu kabisa dukunda cyane, aho nawe update ziwe ziri street kabisa ziri kugenda zivugwa yuko ngo mama we, ariko nabonye ari akantu kaka comedian bagiye baplayinga hari umujeri nawe usa nk'abagore. Sibyo ko bagiye babikina mu buryo bwa comedy, bakabikina mu buryo navuga ngo buri unique, mu rwego rwo kugira ngo wenda basetse rubanda. Byo nagiye abantu cyane bagira ngo koko ni n'umugore kati se mama Emeline yimanukiye yiyiziye none yaje kumukaruma. Two n'utu brag cyangwa se n'utu brag abantu baba bagiye bakora mu rwego rwo kugira ngo bakomeze kugenda entertaininga abantu. Ariko nawe ikintu namuvuga nuko kubyo yahakanye, nawe yahakanye ibyazi neza ko ari guhakana ko hari amafuti hari ibyo yakoze. Ariko buriya ikintu kiba gihari, buriya nimba hari ikintu kubayeho cyangwa se hari fault yawe ikubayeho itari sawa, bikaba ngombwa ko ujya hanze, byiza buriya niyo wikosoye ndetse ugafata undi murongo, cyane ko biratari ibintu byo kuvuga ngo by'umwari nyarwanda, by'umukobwa ubereye kino gihugu. Biriya ni ibintu by'upfayongo byose uko byagiye bitrendinga. Buriya nimba ari ikintu nabonye inkuru mbere yo yirukanga cyane, nabonye yuko koko byamutrendingishije. Ariko buriya tujye twiga ko twaba trend ku bintu bizima, apana ku bintu nk'ibyo byose by'ibiwerewere. So ku munsi w'ejo nibwo umubyeyi cyangwa se mama wa Bushari yaje ashyingurwa mu cyubahiro. Yagombwaga kuri uno munsi, yari umunsi utangaje cyane, kubera ko nibwo navuga ngo Bushari yaje gufata ijambo avuga ku kintu cyari gitangaje kuri mama. Aravuga ati ngewe mama namufataga nk'Imana yanjye, mama wanjye namusengaga, mu kuba nasenga izuba n'Imana, Mary niwe wakurikiragaho, ariko akaba agiye kuba aruhukiye mu irimbi rya Rusororo. So rero dukomeze kwihanganisha abavandimwe ba Bushari, cyangwa se inshuti n'abavandimwe n'umuryango mugari wa fans ba Bushari, dukomeza kugenda tumwihanganisha muri bwa buryo nababwiye hejuru hariya ku bindi biganiro. Buriya kuba watera umuntu ingabo mu bitugu ntabwo ari ukuvuga ngo cyangwa se wamufata mu mugongo, ntabwo aba ari ukuvuga ngo ni mu buryo bwo kuvuga ngo bw'amafaranga gusa utanayabonye. Ushobora kuba wakora mu buryo bw'inyunganizi, mu buryo bwo kuba wamuganiriza, wamuvugisha, like wakandika ku ma post ye, like mu ma comment ye, nyine
akabona ko byibuza afite abantu hafi yiwe apana kujya kwigunga, akumva yuko n'abantu nabo afite. So rero izo update ni update manguzane for right now. Ni Sky mwenyewe again ya Pablo Papito Pachino Makadon Tikasco Pisto. It's your back and sharp back and boy. The Shine the Vanity Queen ya shop ya DJ Sky Missy Move.